Chris yarekeje inshuti ye Kira kuri hostel azajya araramo, bategereje uwo bazajya bararana ngo yitwa Natali. Hanyuma Natali aratinda cyane arakerererwa, ariko nyuma na nyuma aza kuhagera. Ahageze abwira Kira ngo amutwaze ibikapu. Kira aramubwira ati inshuti yanjye irabintwaza. Ahita amwibutsa yuko n'abahungu bemerewe kwinjira muri dorotwari. Kira ahita aterura ibikapu aragenda. Chris yamwitagaho cyane. Ku rundi ruhande Nini wari inshuti magara na Natali yageze mu rugo asanga papa we aramutegereza. Uyu muhungu yahoraga arakariye papa we kubera ko papa we yacaga inyuma ya mama we cyane, aza no gushaka undi mugore hanze y'urugo rwabo. Papa we yaratangiye kumubwira amubaza impamvu asigaye atsindwa mu masomo, ariko uwo muhungu umujinya wose n'agahinda yari afite kose yahise abitura papa wiwe. Ku rundi ruhande Chris yarabyutse neza afite imbaraga, avuga ati umushuti wanjye nshaka kumusaba yuko twakundana. Ariko ahageze yumva ari kuvugira kuri telefone avuga yuko umuntu wamusponsoringaga yapfuye. Ahita amenya ko atari cyo gihe cyiza cyo kumubwira ibyo ngibyo, ahubwo ahitamo kumuhumuriza. Umukobwa yari afite yagiye no kugira gahunda yo kuvuga ngo ave ku ishuri agende, ariko umuhungu aramubuza, aramubwira ngo nahagume. Ku rundi ruhande mu rugo rwa Nini bari gupanga kujya muri party. Nini we babwira yuko ashobora kutaza muri party, ariko abasezeranya ko azakubitekerezaho. Muri ako kanya Natali ahita abona utuntu twiza yari yaguze, ahita agenda afatamo parfum. Nubwo atashakaga kuyimuha, ariko ntabwo yari kuyimwaka ku ngufu. Natali agiye gufatamo ikindi kintu, ahita afata envelope Nini ahita ayishyira ku ruhande kugira atongera kwifata. Ku rundi ruhande muri domu Natali azana ya parufe, abona mugenzi we araryamye, arayimuha kugira ngo mudu yiwe ihinduke, ariko mugenzi we arabyanga. Nyuma arinsista ageraho arayifata. Ashaka ko yibagirwa ibibazo arimo, aramuserereza kuri Chris amubwira ngo bamekinga kapo nziza. Umukobwa araseka, ibyo ngibyo yamubwira ati ntago bishoboka. Umunsi ukurikiyeho Kira yicaye muri kantine ari gutekereza uburyo azabigenza. Chris ahita amwiyungaho, aza amwishyurira iruhande amusaba yuko yamureka akajya amwishyurira ibiryo, ariko Kira arabyanga. Aramubwira ati nawe ayo mafaranga ndabizi ubu yakeneye. Arebye abona ari kurya ibiryo bidafite proteine, aravuga ngo reka ajye kumugurira ifi ikaranze. Arangije aragenda. Agiye Kira ahita ahitamo kugurisha ya parufe Natali yamuhaye ku 4,000 gusa. Ari kuyigurisha biza gusanga yuko Nini nawe yari yicaye aho ngaho muri kantine. Aramubwira ati iyo parufe ntabwo igura 4,000, ahubwo iyo parufe igura 150. Nini atazi ko iyi parufe uyu mukobwa ari kuyigurisha ari ya yindi Natali yamwatse ejo hashize. Mu masaha akuze Nini yaje gufata Natali ngo bajye muri event, ariko Kera bari ufungura. Atangira kumubaza niba yamustokinze ari kumukurikirana ahantu hose, arabihakana. Arangije amwita n'umukobwa wa parufe. Mu gihe bakiri muri ibyo Natali atabyivangamo, ahita amubwira ati ngo ni inshuti yanjye. Aramubwira ngo ntekereze n'iminota mikeya nsoze kwitunganya ndayikaza. Arangije ababaza nimba bo baziranye. Arabwira ati ngewe no mukobwa muzi nk'umuntu washatse kugurisha parufe $150 ashaka kwigurisha 2,000. Atarabyumvishe gutyo, ahita amenya yuko ya parufe yamuhaye ariyo yashatse kugurisha. Biramubabaza. Umukobwa atangiye kwisobanurira, Nini nawe ahita asobanukirwa yuko ya parufe yo bahamwatse ariyo bahaye umukobwa agashaka kuyigurisha. Uno munsi ukurikiyeho ku ishuri, Chris na Kayla bakira invitation zibasaba kujya muri party, ariko babonye amafaranga ariho kugira ngo binjiremo babona ni menshi. Ku rundi ruhande Nini atashye asanga se yaramutegereje. Arangije ahita amusaba yuko yazamwambarira mu bukwe bwe, ariko Nini arabyanga. Arangije amutura umujinya wose, amubwira nabi kurusha ikindi gihe. Arangije ahamagara nyina kugira ngo amukonsole nyine, amusaba n'imbabazi ku bwase kuko abizi neza ko agiye gushaka undi mugore. Nyina aramubwira ati nta mpamvu. Umwana amubwira uburyo yangamo se. Nyina aramubwira ati n'uwamwanga wagira umenye ko ngo ari papa wawe kandi akiguhahira akikwishyurira amashuri. Iryo joro Kera yasabye imbabazi Natali kubwo kugerageza kugurisha ya parufe yamuhaye. Nubwo Natali yatinze kumubabarira, ariko yageze aho aramubabarira, bariyunga, aramuhobera, birarangira. Umunsi ukurikiyeho Chris yazaniye impano y'ubunyobwa Kayla.
Chris anamubwira yuko yavuganye n'abantu bategura icyo kirori bari bagiye kujyamo, bamwemerera ko yatanga $5,000 ku bantu babiri, ariko Kera arabyanga, amubwira yuko ayo mafaranga byaba byiza yabitse nawe akazagira ikindi kintu yakoresha kizima atari kuyangiza mu bintu. Umunsi ukurikiyeho Natalie yinvitinga Kera ngo bazajyane muri party, amubwira ati njye mukobwa njyenyine uzaba urimo, nshaka undi mukobwa tuzaba turi kumwe kandi nzishyura n'itike ya VIP. Amubwira kandi urabizi neza ko ubushize impano yanjye wayanze, nizere ko ingi utari bwongere kuyanga. Kera abura ikintu avuga, arangije arabyemera. Kera yagiye kwigira mu rugo kwa Chris arangije amusaba yuko umunsi ukurikiyeho bazajya gusohoka. Hanyuma Kera aramubwira ati namaze kwemera Natalie yuko tuzagera mu kirori, yamaze no kugura amatike. Chris biramubabaza ariko nta kundi kuntu yari kubigenza. Amubwira ati waretse base tukajyana. Amubwira ati ntabwo twajyana, ntabwo naba nicaye muri VIP wowe wicaye ahasanzwe ngo bize gukunda. Kayla ahita yitaba na telefoni arangije aragenda. Inshuti ya Chris bugira inama, amubwira ati wowe wiguma kumushukisha amafaranga ahubwo mubwira uko wiyumva. Chris abwira Kayla ngo iyo party ntazayigemo. Undi aramubaza se kubera iki wundi Natalie akunda kugwatira impano zihenze. Kayla aramubwira ati azi kuzi ko ufite rezo ahangaha. Bumvikana yuko agiye kuzabireka muri domo, atangira kwirwaza mu nda, aramubwira ngo ntabwo ndibuze mu kirori. Ariko Natalie aramubwira ati n'ubundi itike yawe nayo nayiguze nta kundi byagenda. Abonye yuko adashaka kwangiza itike yiwe, arangije ikirori birangira kigiyemo. Kurundi ruhande Chris yamutegereje mu ishuri, arangije amubuza aza no kuri domo ngo arebe. Asanga mu kirori Kayla yarambiwe ikirori, asohoka hanze gufata akayaga, birangira na Nini nawe aje ahamusanga. Arangije atangiye kuzana bya bintu bya parufe. Umukobwa aramubwira ati abahungu bavuga cyane ntago baba ari attractive. Na Nini kugira ngo yikure mu isoni aramubwira ati nanjye ntago natereta umukobwa nkawe. Abonye ko atangiye kuzana ibintu byinshi, arangije asubira mu gikara aho abandi barimo kuganira. Babonye ko bwije baravuga bati abakobwa ntago bataha muri iri joro. Hanyuma Natalie ahita ajya kurarana na Sheri. Kera ntandi mahitamo yafite wese kurara mu ntebe kuko ntago ari kurara mu cyumba cyane, niko Nini ntago ari kumwemerera. Bukeye mu gitondo Chris aza gutegerereza Kayla kuri dortoir. Kandi kanya Kayla yabyutse asanga Nini amuryamye iruhande, ahita abyuka yiruka atangaye cyane yibaza uburyo yageze muri ubu buriri. Arebye abona n'imyenda yambaye itandukanye niyo yari yambaye, amubaza niba yamukozeho. Amubwira ati humura ntago nagukozeho, Natalie niwe waguhindura imyenda yabona gusa nk'ukonje. Kira nibwo yaje kwiruhutsa. Hashize umwanya nibwo Nini yabazanaga kuri dortoir abo bakobwa, basanga Chris yamutegereje. Aramutonganya cyane amubaza se ni gute wagiye mu kirori kandi wambwiye ko utari bugiye, noneho igikurikiye ukarara no mu nzu y'umusore utambwiye. Arangira arakara cyane arivumbura ahita agenda. Nimugoroba Chris yari arimo guha Agasopo, Nini yamubwira ngo agume kure y'umukunzi wiwe. Hanyuma Nini aramubwira ati njye nta muntu ujya untera ubwoba kandi ibyo bintu ntukabinzaneho. Ahita nigenda, byari bigiye kuvamo nko kurwana. Arangije aza muri dortoir yo kwa Kayla arababwira ati ntukongere kunyoherezaho Sheri wawe aza kumbwira ibintu ntaza. Aramubwira ati njye nta Sheri ngira ariko. Hanyuma Natalie avuga ati wasanga ari Chris. Atajya kwa Chris ajya kumubaza impamvu yagiye gutongana. Yamusobanurira ko ibyo yakoze byose yabonaga bari kumushyira mu kigare, yashakaga kumurinda. Amusaba imbabazi, barangije bariyunga. Ku rundi ruhande Nini yari kuvugana na mama yamugira inama yo kwiga cyane kugira ngo azatsinde ibizami bikurikira. Nini nawe arabimwemerera yuko aziga. Ku ishuri mwarimu yashimiye Kira ko yatsinze ibizami. Hanyuma abandi basohotse, Nini aramwegera amusaba ko yamwigisha, ariko Kira arabyanga. Aramubwira ati n'uburyo wamfashe njye ntago nakwigisha. Arabyanga pe. Aramubwira ati biriya se ko byarangiye ubifata uko ubishaka ariko njye sinabyemera. Bavuye no mu ishuri amutegerereza hanze. Kayla amucaho nk'aho atamubonye arikomereza, ariko ntiyava ku izima. Bari mu ishuri umunsi ukurikiyeho amuzanira impano, nabwo arabyanga arigenda. Inshuti ze zibonye uburyo yahatirije ashaka kumwigisha, bapanga umupango. Natalie aza kubimwumvisha amusaba yuko yamwigisha. Abanza kubyanga ikagera aho arabyemera. Umunsi ukurikiyeho aza kumwegeraho yari yicaye, aramubwira ati nemeye kukwigisha. Aramubwira ati shyiramo nimero zawe hano njye nkubwira gahunda uko zimeze. Hanyuma Chris ahita ahagera arabimwumvisha, aramubwira ati ndakwemereye kumwigisha kubera yuko ukeneye amafaranga, nta kindi kintu, nta yindi mpamvu itumye ndekera kumwigisha. Aramubwira ati humura ariko ntukagire ikibazo, ibintu byose biba byoroshye, kuki ushaka gukomeza ibintu.
ahuye na Nini bwa mbere ngo bajye kwiga abona Nini kwiga bye biragoranye, aravuga ati ashobora kuba afite ikibazo. Abimubajije aramubwira ati njye nta kibazo mfite. Aramubwira ati ikibazo cyose waba ufite wakimbwira kugira ngo dutangire kwiga tuberanye neza kugira ngo ubashe no gufata. Umunsi ukurikiyeho yatangiye kwiga neza nkaho nta kibazo afite, arangije aza no kumusohokana amushimira yuko yamwemereye kumwigisha, aramushimira cyane rwose. Hanyuma umukobwa atashye azanira ibiryo Chris ku byo byari byasigaye. Hanyuma Chris ararakara amubwira se ko wari wagiye kumwigisha ibyo gusohokana byo byari birimo. Inshuti ya Chris yamugiriye inama iramubwira ati wazabimubwiye nutinda bazamugutwara. Aramubwira ati njye ntegereje igihe cyanya cyo kuzabimubwira. Aramubwira ngo azabimubwira mu cyumweru gitaha muri weekend. Muri dorotwari Natalie azanira Kayira ibiryo. Aramubwira ati uri kuzajya ashyira sheri wanjye ibiryo nanjye nawe nzajya nkuzanira. Amubwira ngo ariko urabyemera yuko Nina ari umwana mwiza. Agera harabyemera araseka. Amubwira ngo ariko ikintu kimpangayikishije ni ikintu gituma ahora ababaye ni ikihe. Aramusubiza ati urushako rw'ababyeyi be rwarangiritse, ababyeyi be ntabwo bakibana, niyo mpamvu ahora ababaye, niyo mpamvu ahorana ikibazo. Umunsi ukurikiyeho Kayira yagiye gusura Chris asanga yarakaye, arangije ahita anamubwira ngo agende. Hanyuma Kayira aramubwira ati se habaye iki? Chris aramubwira ngo genda ntabwo ashaka. Kumbe Chris umujinya wari wamwishe cyane ntiyamenya yuko amubabaje. Hashize akanya Nini ahita aza amusaba ko basohokana, abanza kubyanga ariko arabimwumvisha agera harabyemera. Ijoro ryose yaraye yicaye ari gutekereza ukuntu Chris ari umwana mwiza, ukuntu yatangiye kumwiyumvamo, ukuntu amureba kumva goosebumps ziraje, yibuka n'impano. Kuva uwo munsi baguma bagendana batemberana ahantu hose, amuzana bigana basangira, kugeza aho inshuti ya Chris yamubwiye ngo ari kubona umubano Kayira na Nini bafitanye bisanzwe, basigaye birirwana muri campus ahantu hose bagendana. Chris abimenye bihita bimutera ubwoba, ahita aza kureba Kayira aho yari ari kumwe na Nini, ahita amufata amubaza impamvu adaheruka kwitaba telefone. Amubwira ati telefone yanjye yari kuri silent. Ashaka kumujyana, Nini nawe ahita amukurura amubwira ati nta hantu uri bumujyane. Abo babiri bahita barebana nkaho bagiye kurwana. Arangije Chris ahita ava kwizima aragenda. Hanyuma Kayira ahita acira amasiri Nini nawe ahita amukurikira. Agezeyo aramusobanurira se ufite ikihe kibazo? Murinzi ko uwo muhungu muri kwigana gusa ariko musigaye mwitwaza kwigana, murirwa mutemberana muri campus mugendana ahantu hose. Aramubwira ati ariko sinzi ikibazo ufite. Aramubwira ati kuba ndi kugendana nawe ubifite ikibazo. Ati Nini ni umwana mwiza. Aramubwira ati njye mba ndi kukurinda nta kindi kibazo mfite. Yitwaza urwitwazo ko ari kumurinda kandi umukobwa atazi ikiri ku mutima we. Ku manywa yabwiye Nini ko yagiye mu mihango kandi ari kubabara mu nda. Hanyuma bigeze nijoro araremba. Nini ahita aza kumureba, ahageze asanga yarembye, ahita aza yiruka. Aramubaza ati se nagukorera iki kugira ngo buno buribwe bugabanyuke? Aramubwira ati genda ushyuhiriza amazi uyazane. Amushyuhiriza amazi aramuzanira, arangiza amuguma iruhande mpaka Natalie agarutse. Abonye yuko amasaha yo kuba ari muri domu z'abakobwa ageze, ahita agenda. Mu gitondo Kayira abyuka yorohewe. Natalie aramuserereza aramubwira ati ariko uriya muhungu usigaye umukunda. Chris yafashe umwanzuro kugira ngo ajye kubwira Kayira ko amukunda. Aravuga ati uyu munsi noneho ndabikora. Kundi ruhande Nini nawe yari ari kumwe na Kayira, amubaza niba we na Chris bakundana. Aramubwira ati Chris ni inshuti yanjye magara kandi ni umuntu wambaye hafi mu bibazo byose nari bifite kuko twari duhuje ibibazo, nuko nko twahuye. Aramubwira ati njye na Chris dufite byinshi duhuriyeho niyo mpamvu duhuza. Arangije amenye ko badakundana ahita amufata akaboko aramubwira uti rero ngewe ngufite ibyiyumviro ndagukunda. Hanyuma Chris aze abonye uburyo bafatanye aza yarakaye, aza ahita abatandukanya, ahita anakubita Nini, ahita ava amaraso mu mazuru. Arangiye ati narakubwiye ujye kure ya sheri wanjye. Hanyuma Kayira aramubaza se ufite ikihe kibazo? Aguma kwikarakaza. Aramubwira ati vuga ikibazo ufite, menye ikibazo ufite. Amubwira okay mbwira umuntu umukubise hari icyo yagutwaye, yakoze iki? Aramubwira ati none mbwira ikibazo ufite. Aramubwira ati none reka mbikubwire, none ndagukunda, nagumye ngukunda kuva kera kandi na n'ubu ndacyagukunda. Nini abyumvishe ahita agenda asiga Kayira na Chris bahagararanye. Kayira abura icyo akora.
biramucanga. Noneho ubwo abasore babiri bamushakaga abura uko abigenza, arangiza abaha akanya ngo bitekerezeho nawe yitekerezo, ariko baguma bamwirukaho bose baguma bamusaba urukundo. Aho aryamye akaryama yisetsa, hanyuma Natali akamureba bikamucanga. Hashize icyumweru aza guhamagazaho Chris, aramubwira ati rero Chris, ndagukunda pe, ariko nkukunda uburyo ngukundamo ntabwo ari urukundo rundi uretse urukundo rw'inshuti, nkufata nka musaza wanjye. Rero kuko njye nawe twakundana bishobora kwangiriza ubushuti bwanjye nawe, reka tugume turi inshuti, ariko iby'urukundo rw'abantu bakundana abasheri tubishyire ku ruhande. Chris irangije biramubabaza, araniruhutsa cyane. Arangije asubira inyuma mo gatoya, arangije aramubaza ati ese uriya we uramukunda? We bimeze biti? Yarabizi ko bimubabazi, ariko aramusubiza ngo yego. Kundi ruhande ahita ajya no kureba nini mu rugo, arangije aramubwira ati rero nyine ntabwo nakubeshya ko ntagukunda, ndagukunda, ariko nimba kuko wategereza, kuko ntabwo nshaka kubabaza Chris, ntabwo nshaka ko ubucuti bwanjye na Chris bujya ku iherezo. Niba wabasha kuntegereza wantegereza. Aramubwira ati okay, nta kibazo nzagutegereza, ariko basi banza umpobere. Aramuhobera neza kuko nk'uko yabishakaga, baraguma baba inshuti. Uko ari batatu bose baguma baba inshuti, bakajya bajyana no kuri campus bari kumwe, mbese ubucuti bwabo buraramba. Ari wowe uri uno mukobwa Kayira, wabigenza ute? Ese wahitamo nini cyangwa wahitamo Chris? Eyo niba iyi nkuru kuryoheye nibagirwe gukora subscribe kuri Shafi Entertainment YouTube channel yacu. Ibintu ni buri munsi, ibintu tubibahata. Mwewe icyo usabwa no gukora subscribe gusa, ubundi ukanarayikinga kugira ngo mukomeze mudutere inkunga, ibintu bikomeze bigende neza cyane. Ni kuri Shafi Entertainment, zawe uri kumwe n'ubimaze kumva ari we Jamila ndetse nanjye Shafi.